Uyu munsi tugiye kuvuga kuri iyi business kuko ni business ikomeye kandi ikora buri munsi, kandi ni business itagusaba amamiliyoni n'amamiliyari kugira ngo ushobore kuba wayitangira. Ni business yoroshye gutangira, ni business ishobora kugufasha gutera imbere cyangwa se no kuba umukire. Reka turebe rero ku bintu bibiri uko wakora iyi business mu gihe waba ufite kuva ku bihumbi 500 kugera ku bihumbi 900, nuko wakora iyi business mu gihe waba ufite kuva kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 2. Reka dutangire mu gice cya mbere rero ngiye kukubwira wowe ufite kuva ku bihumbi 500 kugera ku bihumbi 900 cyangwa se na miliyoni, ko wakora iyi low budget professional business. So ibikoresho rero wakenera kugira ngo ukore iyi business y'urusenda, nkubwire ko iyi business y'urusenda akenshi Yes, ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze abakunzi mwese ba BVI Empire, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri BVI Empire warakoze cyane. Muri iyi video rero ngiye kukugezaho business ushobora gutangiza amafaranga kuva ku bihumbi 500 kuzamura, ukaba washobora gutera imbere, kandi iyi akaba ari business ishobora kugufasha kuva ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Iyi nta yindi business rero, ni business ijyanye no gukora urusenda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri BVI Empire, ngiye nitwa Jean Marie Vianney. Hano tunyuzaho ibiganiro bijyanye na business, entrepreneurship, CRB n'ibindi byose bifasha abantu kugera kuri financial freedom. Niba rero uri mushyashya, wibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika, ufungure n'inzogera. Hanyuma iki kiganiro ni ugikunda uze kutwandikira muri comment section, uze gukanda like, hanyuma wibuke kugisharinga abandi kugira ngo kize kubafasha. Are you even ready? Now let's go. Business rero yo gukora urusenda ni business ushobora gutangira gute? Uyu munsi tugiye kuvuga kuri iyi business kuko ni business ikomeye kandi ikora buri munsi, kandi ni business itagusaba amamiliyoni n'amamiliyari kugira ngo ushobore kuba wayitangira. Ni business yoroshye gutangira, ni business ishobora kugufasha gutera imbere cyangwa se no kuba umukire. Reka turebe rero ku bintu bibiri uko wakora iyi business mu gihe waba ufite kuva ku bihumbi 500 kugera ku bihumbi 900, nuko wakora iyi business mu gihe waba ufite kuva kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 2. Reka dutangire mu gice cya mbere rero ngiye kukubwira wowe ufite kuva ku bihumbi 500 kugera ku bihumbi 900 cyangwa se na miliyoni, ko wakora iyi low budget professional business. So ibikoresho rero wakenera kugira ngo ukore iyi business y'urusenda, nkubwire ko iyi business y'urusenda akenshi dusanzwe tumenyereye urusenda rwo kwa Nyirangarama, Agashya, ni Akabanga. Yes, ni Akabanga. So sinzi niba hari urundi muzi. Abantu bazi yuko rero kugira ngo ukore urusenda nka ruriya ari uko uba ufite ubushobozi buremereye. Oya, ntabwo ari uko uba ufite ubushobozi buremereye, nawe uyu munsi wabitangira ukagera kure cyane. Hari umukobwa nzi wabitangiye, wakoze business y'urusenda, uyu munsi yirirwa yatendinga amasamiti atandukanye, ageze ku rwego rwo kohereza cyangwa se ko exportinga product yiwe. Ubu ageze ku rwego rushimishije cyane. Mu minsi yashize yitabiriye Youth Connect, yakuyemo miliyoni, ndumva igihembo cya miliyoni 5, yarahatanye aratsinda. Hanyuma sinzi n'ibindi yagiyemo, akuramo miliyoni 15 by'igihembo. Hanyuma wongereho ko agurisha umunsi ku munsi. So nawe rero uramutse ufite gahunda, uramutse wumva wakunda iyi business, wayitangira. Igihe cyiza cyo gutangira ni uyu munsi, umenye aya makuru.
Niba rero uramutse ufite ibihumbi kuva ku bihumbi magana atanu, kuva ku bihumbi magana atanu kugera ku bihumbi magana cyenda, ni ibiki ukeneye kugira ngo ube watangira iyi bizinesi? Ukeneye ikintu cya mbere ni burenda, pawafuru burenda. Ni burenda ifite agaciro nibura ko kuva ku bihumbi 80 kugera ku bihumbi 150. Iyi burenda ikora iki? Ku bantu bamaze kumenyera gukoresha burenda, burenda zifite imimaro myinshi, muzi ko zisya cyangwa se zisekura porodagiti iyo ari yo yose cyangwa se ibintu runaka. Iyo uguze iyi burenda rero igufasha kuvanga urusenda, gukora isosi no kumigisinga cyangwa se no kuvangavanga. Ikindi cya kabiri ukeneye rero ni mashine yo kumisha urusenda, kuko mu gihe ufite kuva ku bihumbi 500 kugera ku bihumbi 900 ushobora gukora ubwoko bubiri bw'urusenda, ndaza kubikubwira. Ukeneye rero mashine yo kumisha urusenda, iyi ngiyi igura kuva ku bihumbi 120 kugera ku bihumbi 180. Mu gihe iriya yo gusya cyangwa se iriya burenda ushobora kuyigura ibihumbi 80, kuva kuri 80 kugera ku 150. Iyi mashine rero ikwemerera gukora urusenda rw'ifu pawuda igihe cyose, n'igihe haba ari mu mvura. Iyi ngiyi yo igufasha kumisha urusenda rwawe, niyo mpamvu ari ingenzi iyi ngiyi. Ikindi ukeneye mashine ifunga cyangwa se ipakira urusenda. Iyi ngiyi ntabwo ihenda, igura kuva ku bihumbi 20 kugera ku bihumbi 40. Hanyuma ukeneye za mpapuro bomekaho by'ibirango bya burandi zawe, n'ibyo gufungamo amacupa se cyangwa se utundi tuntu wateguye. Uramutse ukoresheje amacupa, icupa rimwe rigura kurangura amenshi aba ari ku icupa 150, icupa rimwe. Hanyuma gukoresha burandi cyangwa se ibirango byawe cyangwa se logo zawe nabyo ntabwo bihenda, wabikoresha. Ibi bishobora kugutwara ibihumbi 50. Ikindi ushobora gukenera ni ibikoresho by'isuku, harimo nka ga, harimo ibyo gutunganyirizamo nk'amasafuriya, ibyo gukoreramo bindi nk'amabase. Ni ibikoresho nabyo bidashobora kurenza ibihumbi 25. Ibindi bikoresho by'ibanze byo gutangira bizinesi ni raw materials cyangwa se nyine ibyo gukoramo urwo rusenda. hari urusenda ubwarwo, hari tangawize, hari n'amavuta. Ibi byonyine ugiye kurangura bwa mbere bishobora kugutwara kuva ku bihumbi 40 kugera ku bihumbi 100. Urumva rero byaterwa n'ingano y'ibyo ushaka guproducinga cyangwa se gutangiza. Iyi bije rero, ibi byose nkubwiye bishobora kugutwara nibura kuva ku bihumbi 500 kugera ku bihumbi 900. Nkwibutsa ko nakubwiye ko burenda ushobora kugura iy'ibihumbi 100 kuzamura, ushobora kugura mashine iyi ngiyi yindi yumisha y'ibihumbi 150, ushobora kugura iriya ifunga y'ibihumbi 30 cyangwa 25, ndetse no kurangura urusenda na turiya dukoresho tundi nakubwiye bishobora kugutwara byose ibihumbi kuva ku bihumbi 500 kuzamura. Ibyiza rero by'iyi bizinesi yo ku muntu waba utangije kuva ku bihumbi 500 kuzamura, ibyiza byayo ni uko ni bizinesi idashobora guhomba kandi ifite isoko ryagutse, kubera yuko ushobora kugurisha mu isoko, ushobora kugurisha muri gare, ushobora kugurisha mu masupamaketi, ushobora kugurisha ku mahoteli cyangwa se ku maresitora. Ni bizinesi nziza cyane itakuhombera cyangwa se yunguka. Ni bizinesi yunguka muri make, ifite ibyiza byinshi kubera yuko ukoresha mashine nkeya ariko zikakwinjiriza amafaranga menshi cyane. Ikindi uba ushobora guproducinga cyangwa se kuba ufite ibicuruzwa bibiri. Hari urusenda rw'isosi cyangwa se rw'umutobe, reka mbyite gutyo, hari n'urusenda rw'ifu. Rero abantu bakunda bitandukanye, hari abakunda urusenda
rw'ifu, hari n'abakunda rwa rundi nyine rumeze nk'isosi. Urumva rero utangije aya mafaranga wakora iyi bizinesi kandi wakunguka cyane. So iyi ni bije ntoya rero ushobora gutangiza iyi bizinesi hanyuma ugatera imbere. Igice cya kabiri rero ni cy'umuntu ushobora gutangira iyi bizinesi aramutse afite kuva kuri miliyoni imwe kugera kuri miliyoni ebyiri. Iyi bayita standard professional level business. So iyi ngiyi rero urumva ko yisumbuyeho gatoya, ariko nanone ntikanganye mu gihe waba ufite ayo mafaranga, mu gihe waba wumva ushobora gukora iyi bizinesi, ntabwo ikanganye kubera yuko wayikora igihe cyose waba wamaze kubisetinga, igihe cyose wamaze kumenya aya makuru. Njye mba ndi hano kugira ngo mbabwire amakuru ku buntu, ntabwo njyewe nyabacuruzaho. So rero iyi bizinesi itangije miliyoni, ibikoresho by'ingenzi muri iyi kategori ni industrial blender, ni ukuvuga ngo ni mashine isya urwa rusenda, hakaza na mashine yumisha nini ishobora kugura ibihumbi 350. Iriya blend isya yo ihera ku bihumbi ijana, guhera hejuru y'ibihumbi 150 kugera kuri 250. Hanyuma iyi ngiyi yumisha ni ibihumbi 350. Ntabwo ari menshi. Iyi ngiyi ishobora kugira ute gushyira sose mu macupa, igura ibihumbi kuva kuri 250 kugera kuri 450. So hari n'indi mashine iri semi automatic, iyi ngiyi nyine ishobora komekaho ibirango byawe cyangwa se brand zawe ku macupa cyangwa se ku kindi kintu. Urumva hano uba wageze ku rundi rwego, ushobora kureba n'ibyo abakozi bajya bakoresha intoki gufata kore bagasiga ku gapapuro bakomeka ku icupa. Ntabwo ari ibintu bikomeye cyane utirunagura n'iyi mashini. So iyi rero iyi ni bizinesi uramutse ufite kuva kuri miliyoni kugera kuri ebyiri ushobora gutangira ugakora urusenda. Bizinesi yo gukora urusenda ni bizinesi ikomeye cyane kandi nziza idashobora guhomba, kubera yuko isoko rihoraho, amahoteli, amaresitora, abaturage, amasupamaketi, kurwohereza hanze, kurwegisipotinga mu bindi bihugu, ukaba umucuruzi uri interinasiyonari. So ni bizinesi rero ifite ibyiza byinshi, kubera ko nk'iyi bizinesi itangiza miliyoni imwe kuzamura, niyo ku rwego rwo kuba uproducinga ibintu byinshi cyane. Icyo gihe ibyiza ni uko ukora urusenda rwinshi mu gihe gitoya. Ikindi ushobora guhaza isoko, ntabwo abantu baza kurangura bamaze kurukunda ngo barubure. Ushobora gushyira mu masupamaketi, mu mahoteli, mu kuranguza n'ahandi. Uko wunguka rero kuri iyi levo, urumva uko wakoze byinshi, uko wagurishije kenshi, niko wunguka amafaranga menshi cyane. Ni bizinesi rero idashobora kuguhombera mu gihe waramutse wabishyizemo ubushake. Mu gihe uramutse ufite iki gishoro, ufite aya mafaranga aryamye, cyangwa se wabona aho uyakura nko muri banki n'ahandi, ni bizinesi ushobora gukora ugatera imbere. So niba rero wumva iyi bizinesi igufashije, niba wumva wayikora cyangwa se hari umuntu warangira wayikora, ukande like niba ukunze iyi video cyangwa se niba ukunze ibirimo, hanyuma tubwire muri comment section ikibazo, icyifuzo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri business tuba turi kukugezaho, cyangwa se no kuri video zitandukanye tuba turi kukugezaho. Rero niba ufite hagati y'ibihumbi 500 kugera ku bihumbi 900, ushobora gutangira iyi business y'urusenda yinjiza amafaranga buri munsi. Niba kandi ufite kuva hagati ya miliyoni imwe kugera kuri miliyoni ebyiri, ushobora gutangira iyi bizinesi yo ku rwego rw'umwuga, rwo gushobora gushora imari cyangwa se kuba washobora gukora ibintu ushyira ku masoko menshi cyane. Iyi ni bizinesi yoroshye kandi idasaba ubumenyi bwihariye, kandi ifite isoko ridashobora gusaza cyangwa se ifite isoko rihoraho, bivuze ngo wayikoze ntabwo ushobora guhomba.
So iyi business rero niyo nabagezagaho. Niba wakunze video yacu uze kutwandikira muri comment unakandi like. Niba uri mushyashya wibuke ntugende udakoze subscribe kuri BVI Empire kugira ngo ibiganiro byacu tuzajya tukugezaho cyangwa se tuzajya dushyira kuri BVI Empire bitazajya bigucika. Njyewe wakugezaga iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney. Iyi ni BVI Empire, duhure muri video itaha. Ciao ciao, Imana y'amahoro ibane namwe. Ntugende udakoze subscribe niba uri mushyashya kugira ngo ejo video tuzashyiraho itazagucika. Ngaho rero duhure muri video itaha. Ciao ciao.